Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yakomeje kugenda ishengura imitima ya benshi, cyane cyane ku baturanyi basanzwe baturanye n'uyu mwana. Uyu mwana rero ibintu byaje kumubaho mu by'ukuri abantu benshi batunguwe n'icyemezo uyu mwana yaje kuba yafata. Mu by'ukuri amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ngo uyu mwana ngo yabanaga na mukuru we, mukuru we rero ari nawe wari usanzwe amwitaho, dore ko ababyeyi babo ngo bitabye Imana. Uyu mwana rero ngo akaba yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Urumva yari akiri mutoya, aracyari muto cyane. Mu by'ukuri ngo mukuru we yararwaye, urumva nyine nibo bari basigaye mu rugo cyangwa se babanaga mu nzu ari babiri. Ngo mukuru we yararwaye ku rwego yarwaye, ararwara mbese agera aho bavuga ko yitabye Imana cyangwa se bavuga ko yapfuye, ndetse n'imihango yo gushaka kumushyingura mu by'ukuri ngo yari igiye gukorwa kuko hari haguzwe isanduka n'ibindi byose bifashisha mu kuba bashyingura umuntu. Birangira rero uyu mukuru y'umwana aje kuza kuba yagaruka ibuzima cyangwa se yakongera kuzuka, cyangwa se basanga akuka karacyatera. Bagiye kumushyira mu isanduku basanze rero akuka agatima kagitera umwuka arimo arahumeka. Biba ngombwa ko rero isanduka bayirekera aho ngaho. Birumvikana n'ubwo bayirekera aho ngaho ni ukubera ko batekerezaga ko n'ubundi isaha ku isaha ashobora kuza kuba yapfa. Byabaye aho ngaho rero uyu mukuru w'uyu mwana akomeza kurwara, abantu bakomeza kugenda bajya kubasura nyine nk'ibisanzwe, nk'ahantu hari umuntu urwaye nyine, bafasha uyu mwana ibintu bigiye bitandukanye mu kwita kuri mukuru we. Bigeze aho ngaho rero bitewe n'igihe kirekire yari arwaye, abantu basa naho bihugiraho, ntihagira abasubira kujya bajya kumureba, n'abajya kumureba bakajya kumureba rimwe na rimwe. Urumva nyine uyu mwana yahuye n'ihungabana rikomeye cyane. Mu by'ukuri nyuma y'uko abantu basa naho barekeyeho kujya bajya kubasura cyangwa se kureba uko mukuru we amerewe, uyu mwana yabaye nkaho ahuye n'ihungabana. Mu by'ukuri icyaje gukurikiraho nyuma yo guhura n'ihungabana nicyo kintu gikomeye cyane, nicyo kintu kinababaje. Tujye kuza rero kugarukaho muri aya makuru. Ushobora kwibaza uti ese iri hungabana uyu mwana yahuye naryo byaba byaragenze bitese ko tubona afite isanduka n'umusaraba arimo arayikurura mu muhanda, byagenze bite? Mu by'ukuri abantu benshi baje gutungurwa n'icyemezo kano kana rero kiga mu mwaka wa gatandatu kaje kuba kafata. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire mu ziri muzingo, kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru y'uyu mwana yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, agarukwaho n'abatari bake. Abantu benshi rero mu by'ukuri bababajwe cyangwa se batewe agahinda n'ibyo uyu mwana yaje kuba yakora, ariko nanone nawe kuba yabikoze nta yandi mahitamo yari afite, nta kindi cyo gukora yari afite, dore ko yaba imiryango yabo yari yarabacitseho. Urumva nyine niba ababyeyi babo barapfuye bakaba batari bakiriho, akaba ari we na mukuru we bari basigaye, ndetse mukuru we akaba yarafashwe n'uburwayi kuri uru rwego yageze naho gupfa akaza kuzuka. Urumva nyine uyu mwana yahuye n'ihungabana rikomeye cyane. Amakuru rero akaba akomeje kugenda agarukwaho ko uyu mwana nyuma y'uko ahuye n'iri hungabana yaje gufata icyemezo gikakaye, yafashe icyemezo gikomeye cyane. Benshi rero baje gutungurwa ubwo babonaga arimo arakurura isanduka, yarimo arakurura rero isanduka mu muhanda. Abantu benshi rero bumiwe, abantu benshi bacitse ururondogoro. Ni amafoto n'utuvidewo byakomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi mbese mu by'ukuri baje kumirwa ubwo babonaga uyu mwana arimo arakurura isanduka mu muhanda.
dore ko abenshi banatekereje ko uyu mwana ngo ashobora kuza kuba yasaze, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yasaze, hari ikintu cyamuteye gufata iki cyemezo rero kigayitse kandi icyemezo kinakakaye ku mwana ufite imyaka nk'iyo afite. Rero umwana wiga mu wa gatandatu pirimeri, urumva nyine ni ibintu bibabaje. Turaje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru, gusa mbere y'uko tugaruka ku kintu cy'ibanze cyatumye uyu mwana afata uyu mwanzuro, reka tubanze tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, utwiyungeho hano kuri urubuga rwacu rwa Ganza Info, kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonere mu bambere, amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5. Turagusaba rero gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5, ko tuzajya dushyiraho amakuru notification ukazajya uzibona uri mu bambere. Ni ibintu byoroshye cyane rero, urareba munsi ya video yawe urebe ahantu handitse sabone cyangwa subscribe mu ibara ry'umukara cyangwa ritukura, bitewe n'ururimi ukoresha muri device urimo urareberamo iyi video, ubundi ubikore tujye twibana 5 kwa 5. Reka rero tugaruke kuri aya makuru ababaje, amakuru yakomeje kugenda ashengura imitima ya benshi, amakuru yakomeje kugenda agarukaho n'abatari bakeya, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nkuko rero ni n'abanyuriyemo muri make uburwayi bw'uyu mukuru w'uyu mwana wiga mu wa 6 pirimeri, mwaka wa 6 w'amashuri pirimeri. Mukuru rero akaba yararwaye igihe kinini, kugeza ubwo ababitagaho bageze aho bacika intege, muri make mbese barambirwa kujya bakomeza kujya babitaho, bajya kureba uko amerewe. Uyu mwana rero byamuteye toroma, dore ko ni bagiye mbagarukiramo ko byageze naho uyu mukuru we aza kwitaba Imana, bashaka isanduka yo kumushyinguramo ndetse n'ibindi byose bikenerwa iyo bagiye gushyingura. Birangiye rero umukuru we aje kuzuka, isanduka bayirekera mu nzu, bayirekeye aho ngaho mu nzu nyine, n'umusaraba nabo bawurekera mu nzu, kuko batekereza ku isaha ku isaha n'ubundi hashobora kuza kuba yapfa, bikaba ngombwa ko uyu mwana cyangwa se bikaba ngombwa ko uyu mukuru w'uyu mwana baza kuba bamushyingura, kandi bakaba bazamushyingura muri iyi sanduku. Iyi sanduku rero yakomeje kugenda itera uyu mwana ihungabana, kuko uko yatambukaga yarayibonaga, yareba n'umukuru urwaye akavuga ati uko byagenda kose mukuru wanjye n'ubundi bazamushyingura muri iyi sanduku, bazamushyira muri iyi sanduku bamutabe mu gitaka. Akaba rero yahise afata umwanzuro wo gufata iyi sanduka, kuko ngo yatekereza ko ari nayo ishobora kuba itera kuba mukuru we adakira. Yahise ayifata rero, ikintu yakoze yahise afata na wa musaraba, ubundi isanduka ayizirikamo umugozi, ayikurubangana mu muhanda, agenda ayikurubangana mu muhanda. Ubwo yageraga mu muhanda rero akaba yaje guhura n'abaturage bikangamo, abari basanzwe bazi ko mukuru we arwaye bahise bikangamo, mu by'ukuri batekereza ko umurambo we cyangwa se ashobora kuba yamushyize mu isanduku ari we ari gukurubanganamo, ariko mu by'ukuri uyu mwana ikintu cyatumye afata iyi sanduku akayishyira ku mugozi, akayikurubangana, akayikura mu rugo, ngo yaragiye kujya kuyijugunya kugira ngo arebe ko mukuru we yaza kuba yakira, kuko yatekerezaga ko ariyo ishobora kuba ituma mukuru we adakira. Urumva nyine uyu mwana byamuteye ihungabana. Abantu benshi rero baje gutungurwa ubwo bahuraga n'uyu mwana, ndetse mu by'ukuri byabakoze ku mitima, birababaza. Kugeza ubu ngubu rero uyu mwana akaba yajyanwe kwitabwaho kugira ngo bamukansaringe, kandi ikindi na mukuru we nawe rero akaba yahise ajyanwa kwa muganga, akaba arimo arakurikiranwa kugira ngo barebe ko bamuvura akaza kuba yakira, dore ko nta gikurikirana yari afite, atigeze ajyanwa kwa muganga ngo abe yakira cyangwa se byanga, ariko yageze kwa muganga. Ibi rero ntandi byabereye, byaje kuba byabera mu karere ka Ruhango. Abantu benshi rero bari bumiwe, mu by'ukuri ni inkuru ibabaje twari tuje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere, amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5. Kurasha cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime,
bibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, cawu cawu, bayi bayi, amakuru naka agaruka.